mana ndumva amahayi inzoga twazirayemo none budukereyeho cyakoze yari sho ahubwo babubi badutengushe byataye none se wowe byumva te sha ewa nta nanjye niko ndikwiyumva rwose kabisa ubwo turabigenza ute wowe umeze nk'umuntu utari mu mahayi kuko ngende kumva yandisaba sha nanjye amahayi yanyuzuye rwose n'ubwo ndikumva sheri wawe si bimeze bite ko njyewe ewa ntakazari sha sheri ni sawa nyine sheri amakuru ye ni meza yambwiye ngo usuhuze uzanjyane nje kumureba sha nanjye ndi hayi gake ndi gushyiramo agakona ariko ndibuze kujya hayi nkawe ijoro ryose tunywa ukaba utara soni wewe unywa dore henikeni amusiteri icyo ushoboye byareka amaguru kinibyinira akazi sindi kubona wowe ugendera sha none nta myaka ariko nanjye ndikumva nanjye sindaguruka ugendera mwana n'ubundi nta myaka ingana kirari nanjye sindaguruka ugendera mwana n'ubundi nta myaka ingana kirari nawe akagira ngo nari meze kuri wowe ashyira musomye niba banze gupfundura ko nawe anti inywera n'ubundi nta myaka ijana inywera n'ubundi nta myaka ijana anti wanjye ashyira musomere isomere n'ubundi nta myaka ijana anti uri kunsunika anti nawe mana wantabaye koko mana anti wasomye ariko winywera ko byose ari izina rya yesu izina rya yesu icyahariya nawe anti nari nkuzaniye uzimaniye none ureba ibintu nkore uransunitse anti nawe kaninywera ibyo nibyo anti wasoma n'ubundi tukinywera n'ubundi ko nta myaka ijana ngamuziyore dore nari nakangasubiza kanaye rwose ndabona nasinze anti wawe nta nubwo asoma agacupa kanigendere soniye soni icurana de anti se zirasingiza ntabwo zibaho anti we buriya nanamusomye arabizi nanamusomya yicara nta kintu yakugira wowe tuganire se turarasoye tuganirire tunisomera n'abandi nta myaka nibyiwe twimwera ashabura anti wawe koko aya anti we mureke tuganire uriya jana rekana nawe kanifatire na telefone yanjye mani yiborere mana telefone se reka nyikuzane ndi kubona byagucanze byancanze rwose twisomere n'ubundi nta myaka ijana anti telefone yawe mureke batazi aho isi igeze use mpamagare ba rusi baze bamfashe what can I do ese ubu iki nakora basi kamamagare bamfashe at least bamfashe gusenga byibura ndabona agiye ibingibi Hello, Lucy. Hello. Basi mwamfashije mukagera iwanjye hano. Mwamfasha mukahagera nta kindi nshobora kuvuga mutari mwagera hano.
ego ndahageze ariko nta kindi ndumva mbashaka mugere hano basi mumfashe ndagira ikindi mvuga ari uko muhageze ego mwaba mugize neza Imana ibaha umugisha N'izina rya Yesu mama pasiteri ibi nibyo duhamagariye simbyumva ahantu twajyaga tuza twahasengera tukaharirimbira none habaye mu kabari simbizi ntabwo mbizi rwose mbabarira unsobanurire ibintu bibaye ahangaha ndumva ntari gusobanukirwa ibyo ari byo ahangaha ubundi igihe mpafata nko mu nzu y'Imana kuko iyo nje mpagira ibihe byiza none habaye mu kabari babaza nsobanura uko bimeze niki navuga niki nakubwira ibi karitesi ubikoze Tessa Tessa umunyamasengesho je navuye hano nawe hano hahindura mu kabari niki navuga ntabwo mbyumva turakora iki se ubu ngubu ni ugusenga ibi bintu Imana ikabihindura kuko ndabona aha hantu shitani yahinjiye icupa rimwe ebyiri eshatu enye eshanu eshatu zirindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe mu rugo rwa mama pasiteri kwa pasita niba hari icyo wavuga niba wabwiye Imana niyo mpamvu nguhamagaye niki bene damureke dusengera umukozi w'Imana ndabona birenze kuko niba akabari kimukiye kwa mama pasiteri n'ibindi biraje biri inyuma biri gukomanga mureke dusenge kugira ngo Imana iyi muri iki cyicaro ahangaha aha habaye mu nzu y'abadayimoni ntabwo akiri mu nzu y'Imana wakinara Yesu n'izina rya Yesu toka shitani tumufashe gusenga mutuze duhamagare Imana mitsi amusteri wikora nawe usigiye wakinara Yesu izina rya toka Yesu shitani habe nafate nuna yaririmo kadusenge duhamagare Imana ariko banza abana ziyahuza Imana ishobora bubankoga gusa atari ukuziyahuza mama pasiteri ikibazo afite kirumvikana icyo tugiye gukora ni ugusenga Tessa Imana ikamuhindura agakizwa cyangwa ikamukura muri uru rugo kuko ndabona harimo ibintu bitameze neza muri iri nzu mureke duhamagare Imana kadusenge Mwami Yesu Imana ishobora byose wowe waremye ijuru n'isi wowe waremye imitima y'abantu izina ryawe nizubahwe kandi niryo turi guhamagara aka kanya senge umushakazi wawe icya mbere musengeye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu no kwihangana wakinara Yesu ubundi urwanire imbaraga turazinanije kuko niwe ushobora byose amakuru y'iminsi sesheri amakuru ni meza twari tuburanye safari n'urugero niba byoroshye none birumvikana uzi ko nari nguhumuye ntabwo bandusha maze buri ijoro iyo ngiye kuza ijoro rya mbere buri buke mfata nk'ibasi ngo nze ntabwo mba ntuje bavuga ati sinjye urota mubonye apana ni ukuri anyway gusa jewe nasengaga Imana ngikuzana amahoro twaje amahoro imodoka niba byoroshye ariko rero n'izuba ryinshi urabona hari ahantu bagira ubutaka bushyuha amazi yawe yakomeje kungora mbanza kurwara amangiripe ariko ubu umaze kumenyera wari umaze kumenyera ariko nawe ndabona ufite agapo keza sinzi se hano i Kigali turadusa neza uzi ikintu ntekereje
uburyo kimbona uri mwiza apana bamitishijemo nkongera gutoranya wongera umusheri uzi ko naguhitamo inka zanjye zose naza gushyiraho noneho wakongera ugakwa cyane ni ukuri anyway nago ubu nibwo ndi kubona ko nibeshye ntabwo nigeze nibeshye mu guhitamo kwanjye nawe rero ubwo butangiye ngambwira amakuru yo mu rugo noneho mu rugo se hano bimeze bite ntabwo biba byoroshye nk'umugabo kugenda agasiga umugore mu rugo okay nubwo mba nagusigiye Imana ngufashe kukurinda ariko ntabwo biba byoroshye turashima turasenga ariko nshuti niba hari ikigerekezo nabonye Tesi icyo yankoze jewe ndimo kwibaza what can I do jewe ndimo mvuga ngo uramfasha Tesi baramuduhaye ni umwana mu rugo ndabyumva of course tugomba kumurera twamubere bukwiye noneho ibyo watekerezaga ugomba kumuha ubu rero wagombaga kumuha ntabwo wabyumva ni paralo ni inzira zidahura ni nk'ukuntu umuhanda ujya Rwamagana utahura n'ujya Cyangugu ni ukuvuga ngo ubu rero twamuhaye kugenda atambikira ku nshingano n'umurongo twamagomba kugenderaho jewe nafashe igihe cyo kujya gusenga njya mu masengesho Tesi musiga mu rugo bisanzwe mu mukobwa ugomba gusigara mu rugo I wonder je naratangaye kwinjira muri runo rugo nsanga hari umuziki wa wundi wongera numva ngo ni mu kabyiniro yakubise bafure nk'izina rya Yesu urabisanga mu rugo rwanjye banzo nyumve ibyo ntarabona nabibonye iwanjye hano nsanga ya meza yose yuzuye amoko inzoga zose nk'uko uzizi gusa ikintu ntakoze kimbabaje nuko ntafashe ifoto hano ngo mbenye kwereka uwo muzimu wateye muri uru rugo rwanjye ariko hari ikintu nibutse bura nta mukiranutsi uzajya mu ijuru atabona n'ibigeragezo sheri wanjye icyo ni ikigeragezo tugomba gupfukama tugasenga Imana izabikora ndabizana nashidikanya nta kijya kinanira Imana nicyo ugiye gukora kuri we njyewe ubwanjye mumarire nk'umugabo ashobora kuba wenda umubwira akaguca amazi kubera yuko uri umumama bisaba kugenda wigisha gahoro mwereka ububi bw'ibyo biyobyabwenge ari kunywa kuko ugomba kumwereka ko nyuma yo kuva mu isi ahandi tuzajya kandi iryo joro nta muntu uzarijyamo atariharaniye kuriharanira ni iki ni ukwirinda ibyo bintu ukamwigisha ukamwereka ububi bwabyo njyewe uwo mukoro w'umarire nzabikora darling je uwo mukoro ndawuguhaye dusha kwizera kandi sheri dufatanye gusenga Imana ari ibintu yadukoreye kirane kizatwima uriya mwana izamushaka byaba bibabaje mami we abonye uriya mwana ameze ibaze abantu dusengana urugo rwacu ruvuyemo ikiraro oya kandi ntabwo numva Imana itabyemera ngo ntawayikoreye izikorera amaboko ntabwo yabyemera ntabwo azamwara bimarire ndaje mbikurikirane ahubwo sheri ntabwo mperuka gusangira nawe igihe kirashize waretse sweet ati tukajya gusangira sibyo nanga byinshi ariko ujya ntabwo umva nawe ari wowe umugore mwiza ngwino twigendere rwose Bana bite ese mwana wa ni byiza murakoze meza uzi ko aribwo ngiye nakwitegereza ese ko urukundo nawe bakaba bitewe iki rega sha warakuze ntabwo nari nzi ko wakuze kuri uru rwego ntabwo ari sa pasiteri ni ukuri hoya pasiteri se rega kureba abana rero ko bakuze neza
reba n'uturere twarakuze ariko nawe ntabwo ibyo nari sawa sikomeruka kukwitegereza neza neza amabere atarapfundura ngo agere hano twe tuba twarakoze reba ni ukuri ibiguru byabaye byiza rwose imana ni nziza ni ukuri imana ni nziza yagukujije iyo nitegereje ukuntu wari umeze mu minsi ishize wari umwana do ibitayi rwose ubu nawe ni ubupagani siko watuma umuntu neza neza yibagirwa ubutayu yagiyemo byabikorara ukuntu uri kuza umworakora ariko se bigutwaye iki ko ntacyo nangije nukuri yodo cyarakuze mana yanjye ariko se ni wowe usikore kujya nungurwa neza nukuri watera umuntu amashanyarazi usikora umuntu akakiza usikwanye bagize ubutayu maze iminsi ngara reka nanjye mfite umubiri nubwo ndi pasiteri ntabwo ndi mu ishusho y'Imana anti arahari kandi abibonye ntabwo yabibona neza reka ngo utandukane na anti none se ubu anti yari yambara akantu kagufi gutya erega ni wowe ugeranye n'icyerekezo ngiye no kubivamo n'iby'ubupasiteri umva nkubwire uzibanga namenye naje gusanga upasiteri ari ubuyobe ngiye kubivamo upasiteri ubuyobe ukuntu ngiye kubivamo nitwikire urumva ariko zimufasha kuko dusohokanye anti yababara ushize umbogo mubwire nta kintu yakubwiye ushize asanze hano natwise n'abashuti banjye ewana yaranyishe yagomba kuguha ubwisanzure ugatwika uravugishwe ni ukuri ajya buguha ahubwo ndaje mukarenze no kumusohokana uvugishwe uransohokana tukiri aho ngaho noneho nkoraho ni ukuri kanyine nturengere nta kantu uragura oya ntabwo bishoboka kandi nkwemereye yuko ndaguha akantu kandi nkubwiye ko mukaba turi busohokane aho ugomba kwitegura mukanga gusohokana tukiri aho ngaho ndetse umva n'ibindi ubwiza ukuri narangije kwitegura gusa no kwitegura kurenza uko tugenda umva n'ikindi kiruta ibyo byose ntega amatwi ariko umva n'ikindi kiruta ibindi byose mfite n'andi mazu n'amamodoka ahandi atazi ndetse n'ukuri sinkubeshye sibyo n'ukuri ndumva guca by'umubiri byakuze n'ukuri mbabarira nkore kamwe konyine sha n'ukuri mbabarira gusinagura amamodoka yose koko mbabarira sha mbabarira turakora kamwe konyine sibyo mbabarira sha yoroshye musha sheri mbabarira n'ukuri sibyo